by'imizi n'amateka by'u Rwanda. Ni hano nta handi. Ni Gahunda Studio TV. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Bakavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Ibyo reka mbikosore. Ntabwo ari agahugu, kaba gapfobejwe. Igihugu kitagira umuco kiracika. Bati iryo zina ninde wari guhaye? Ni rudatetereza basenza amagambo ageze wanda bagakabanya mutegeka abadayi mu ruko bishatse bakanga kabagenda hejuru umucundo umuntu amushaka mu buto bwiza bw'ejo hazaza. Ukinga ntagira ukingura ntagira ukinga ubwugamo bw'umugari sambe tarumba. Ndimboneza amakuza yo rutabangira cyogera ku rugamba mushaka mutagira imbe mu nda nkaho rwisendekereza murimo rwa muri ruto mu majyambere ajya ku rugamba rwo gumera nkiko. Nkabindatirwa bahizi mwikotaniro ryo bahizi rutarimbana umugayo umugambi nka utaha ndirutinduka n'inkubita rwa mudatinyo imfura zisingiza ibigo. Bati iryo zina ninde wari guhaye? Ni rudatetereza basenza amagambo ageze wanda bagakabanya mutegeka abadayi mu ruko bishatse bakanga kabagenda hejuru umucundo umuntu amushaka mu buto bwiza bw'ejo hazaza. Ukinga ntagira ukingura ntagira ukinga ubwugamo bw'umugari sambe tarumba. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Ndabaramukije inshuti bavandimwe ba Imana iduhana umugisha. Dusanzwe tuziranye, musanzwe mumenyereye, dusanzwe tubana umunsi ku munsi. Tuzajya tubagezaho umuco n'amateka. Ni muri gahunda yiswe umuco wacu ingobyi duhetse. Abanyarwanda hirya no hino bajya bakunda kubivuga neza, bakavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Ibyo reka mbikosore. Ntabwo ari agahugu, kaba gapfobejwe. Igihugu kitagira umuco kiracika. Tuzaganira ku muco mu bantu, tuganire ku muco mu bupfura, tuganire ku mateka nyarwanda. Tuzarebera hamwe amazina n'inkomoko ry'ayo mazina. Ushobora kwibaza uti ayo mazina ni ayahe? Gisozi. Waruzi icyo Gisozi bisobanura? Uzi aho byaturutse? Uzi inkomoko yabyo? Remera. Uzi aho byaturutse? Uzi inkomoko yabyo? Gatsata. Gatsata. Uzi inkomoko yabyo? Nyamirambo. Uzi aho byaturutse? Nimo nkundire nihine mu mateka mpere ku mwami Cyilima Rujugira. Ayo namwe mu mateka abantu muri aha abenshi muzi. Numwe mu bami bakoze bidasubirwaho, barwana intambara zikomeye, bagira ibitero bikomeye, bagiye bagaba hirya no hino ariko bagamije gutuma u Rwanda rukomeza kwanda no kwaguka. Kuki yatangiye ku Gisozi ahitwa muri Ntora? Ibyo turabikurarikiye mu mateka n'ikiganiro tuzaganira kumva n'imvano by'imizi n'amateka by'u Rwanda. Ni hano nta handi. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Turabakunda cyane.